Dawidi abona ko icyari cyo gihe cyo gutabarwa. Nicyo cyari igihe cyo guhindurirwa amateka no kwerekeza mu mugambi w'Imana kuri bo. Uyu mwaka mushya dutangiye, yemwe abari hano, yemwe abadukurikiye, yemwe abari mu matorero yacu atandukanye muri kino gihugu, muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba no muri ibi bihugu byose byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, naho Imana izatugeza mu minsi y'imbere hose. Uyu mwaka dutangiye ntabwo uzarangirira mu gutsindwa, ntabwo uzarangirira mu gutwikirwa, mu gusenyerwa, mu gukomeza kwishimwa hejuru, mu gukomeza kubika umutwe, mu guhebera urwaje. Oya, uyu mwaka uzarangirira ntabwo ugomba kuzarangirira mu kwicuza, mu maganya n'amarira, ahubwo uyu mwaka mushya Imana iduhaye, uyu ni umwaka mushya. Twafashe ibihe bihagije byo gusenga cyane, twafashe ibihe byo kwegera Imana ku bw'itorero ryayo. Dusaba icyerekezo. Ndagira ngo abari hano n'abari kure badukurikiye n'abazadukurikira, nongere mwese mbifurize umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire. Ubunani bwiza. Imana yatugiriye neza. Imitima yacu yuzuye amashimwe, kuko turi muri ba bandi Imana yongereye uyu mwaka. Hari abo twabanye nabo nk'uko byagiye bivugwa mu buhamya butandukanye, ndetse no mu buhamya benshi mufite hano mutavuze. Hari abarwaye iminsi mike Imana ihitamo kubacyura. Hari abarembye bagera kure, Imana ihitamo kubongerera iminsi. Hari abakoze impanuka zikomeye, hari n'abakoze impanuka zoroheje barataha. Abo zari zikomeye, Imana mu bumana bwayo ihitamo kubongerera iminsi. Abari hano rero twese ni ikimenyetso cy'uko hari icyo Imana yadukoreye, hari icyo Imana yakoze. Reka mumfashe twongere tuyihe amashyi tuyishimire. Umwaka wa 2025 watubereye umwaka wo kurushaho gusenga no gushaka mu maso y'Imana. Nukuri twagize ibihe by'abantu ku giti cyabo byihariye, abantu bagize ibihe byo gusenga mu matsinda no mu miryango fatizo no mu byiciro bitandukanye. Twagize n'ibihe byo gusengera hamwe nk'itorero. Twabonye imbaraga no gukomera kw'Imana. Imana yabashije kudukoresha n'ibindi birenze n'ibya mbere, haba ku bantu ku giti cyabo ndetse haba no kuri twe nk'itorero. Ibyinshi ntitwabasha no kubisobanura, mumfashe twongere tuyishimire. Uyu mwaka ujya gusoza, twafashe ibihe bihagije byo kugira ngo tubaze Imana icyerekezo. Uyu mwaka twifuzaga kuba abagabo n'abagore, n'abasore n'inkumi ndetse n'abana bato Imana yishimira, bafite umutima umeze nk'uw'Imana ishaka, kimwe na Dawidi. Mu bihe twagiranye n'Imana mu gusenga no mu ijambo ryayo, Imana yakomeje kutwibutsa yuko uyu Dawidi yagendanaga n'Imana yicisha bugufi,
yari umuntu wihutira kwemera ko ari umuntu, agasaba imbabazi ataburanye imbere y'Imana, kandi akabikora buri gihe kenshi. Yibukaga kumenya kuyishimira, akayitambira ibitambo bikwiriye, akayitura amaturo akwiye. Ariko hari irindi banga ubona Dawidi yari afite, kandi nyuma yo gusenga Imana iduhamagarira kugira ngo iryo banga natwe turigenderemo muri uyu mwaka wa 2026. Ba bandi twese twifuza kuba abagabo n'abagore, n'abasore n'inkumi, ndetse n'abana bato Imana yishimira, ba bandi Imana ubwayo ishobora kuvuga ngo bafite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Hari imirongo myinshi nifuza yuko mwaza gusoma mugeze imuhira, ishimangira cyane iki kintu cy'ingenzi cy'ibanga rirenze kuba Dawidi yaracaga bugufi, Dawidi yarihutiraga gusaba imbabazi, Dawidi yari umugabo wari uzi gushimira Imana no kuyitambira ibitambo, ndetse no kuyitura amaturo akwiriye. Dawidi yari umugabo wakundaga kugisha Imana inama cyane. Samweli wa mbere ibice 23 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, nugera imuhira uhasome. Samweli wa mbere yagishije inama, arongera agisha inama. Samweli wa mbere 23 umurongo wa 4 n'uwa 5, arongera agisha inama. Samweli wa mbere 23 umurongo wa 10 n'uwa 11, arongera agisha inama. Samweli wa mbere 23 umurongo wa 12 n'uwa 14, arongera agisha inama. Samweli wa mbere ibice 30 umurongo wa 8 ariwo dusoma uyu munsi, arongera agisha inama. Samweli wa kabiri ibice 2 umurongo wa 1 n'uwa 2, arongera agisha inama. Samweli wa kabiri ibice 5 umurongo wa 17 ugeze ku wa 21, arongera agisha inama. Samweli wa kabiri ibice 5 22 ugeze 25, arongera agisha inama. Samweli wa kabiri ibice 21 ku murongo wa 1. Iyo Dawidi mbere yuko agira icyo akora, yagishaga inama agiye guhaguruka, yagishaga inama mbere yo kurwana, yagishaga inama mu gihe afite ubwoba, yagishaga inama mu gihe ingabo ze zisa n'izemeye gutsindwa, yagishaga inama mu gihe yabaga agomba gufata ibyemezo, yagishaga inama yabuze uko abigenza, yagishaga inama, akagisha inama, akongera akagisha inama cyane. Samweli wa mbere ibice 30 ku murongo wa 8, Dawidi ahera ko agisha Uwiteka inama ati, ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati, zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Mwami turagushimye, iri yerekwa niwe wariduhaye, kandi wavuze ko uyu mwaka ugomba kutubera umwaka wo kukugisha inama cyane, kuko witeguye kudutega amatwi, kandi ko nitukugisha inama cyane ibyo uzakorera muri twe bizatangaza benshi.
tukugisha inama cyane tukakumvira tuzagarurizwa byose. Nitukugisha inama cyane tukakumvira uzadusubiza kandi tubashe kwakira umugisha wawe mu buryo bwuzuye. Ngaho ganiriza ubwoko bwawe mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Iri tangira ry'umwaka rero ntabwo ari uguhindura amatariki gusa, ahubwo ni ukwambuka mu buryo bw'umwuka. Buri tangira ry'umwaka ridusangiza ibibazo, ridusanganiza ibindi bibazo twibaza cyangwa se twakabaye twibaza buri wese. Iyo umwaka ujya gutangira, umuntu muzima aba yibaza muri we, atese uyu mwaka washize nageze kuki? Ese ni ibiki natakaje muri uyu mwaka utambutse? Ese ni ibiki byakerewe kungeraho bigatinda mu nzira muri uyu mwaka utambutse? Ese ni ibiki umwanzi yanyaze muri uyu mwaka utambutse? Ese kugarurizwa ibyo numva nanyazwe biracyashoboka? Ese hari icyizere cyo kugera ku birenze ibyo nagezeho muri uwo mwaka utambutse, ubu muri uyu mwaka mushya dutangiye? Ijambo ry'Imana twasomye riri muri kontekste y'igihe umwami Dawidi yari mu bihe bimugoye cyane. Yari agarutse, urugamba rwatangiye, asanga baratsinzwe, amatongo n'amatongo, amazu baratwikiwe, imidugudu yabaye umusaka, ibintu byose byaranyazwe, abagore n'abana bagizwe ingaruzwa muheto ndetse n'abagore be. Abagabo baratsinzwe bafite ubwoba, baremeye urwaje, barayamanitse batagifite ibyiringiro namba, bemera gukoreshwa ibyo ari byo byose kuko batsinzwe nyine. Babwirwa ngo manika amaboko bakayamanika, babwirwa ngo simbuka bagasimbuka, babwirwa ngo rara hasi bakaryama hasi, babwirwa rara chini bakarara chini, babwirwa ngo mwivurugute bakivuruguta. Bari baratsinzwe nyine. Umunyarwanda kera yaravuze ngo inkuru mbi ntitwatsinzwe. Ariko nubwo byari bimeze bityo, nagira umbwira umwicaranye ngo nubwo byari bimeze bityo, nubwo byari bimeze bityo, Dawidi abona ko icyo ari cyo gihe cyo gutabarwa. Nicyo cyari igihe cyo guhindurirwa amateka no kwerekeza mu mugambi w'Imana kuri bo. Uyu mwaka mushya dutangiye, yemwe abari hano, yemwe abadukurikiye, yemwe abari mu matorero yacu atandukanye muri kino gihugu, muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba no muri ibi bihugu byose byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, naho Imana izatugeza mu minsi y'imbere hose. Uyu mwaka dutangiye ntabwo uzarangirira mu gutsindwa, ntabwo uzarangirira mu gutwikirwa, mu gusenyerwa, mu gukomeza kwishimwa hejuru, mu gukomeza kubika umutwe, mu guhebera urwaje. Oya, uyu mwaka uzarangirira ntabwo ugomba kuzarangirira mu kwicuza, mu maganya n'amarira, ahubwo uyu mwaka mushya Imana iduhaye, uyu ni umwaka mushya. Twafashe ibihe bihagije byo gusenga cyane, twafashe ibihe byo kwegera Imana ku bw'itorero ryayo, dusaba icyerekezo. Imana irimwo irakubwira iti nzagendana namwe, nimuhumure, nimukomere, nimunyiringire, mbahagazeho.
nubwo muzanyura mu bikomeye, nubwo hazabaho ibihe byo gukangarana, nubwo hazabaho intambara z'uburyo butandukanye, ariko mukomere. Uyu ni umwaka wo gukurikira, wo gufata mbiri no kugarurizwa ibyo umwanzi yanyaze mu buryo bwose. Ibyanyazwe tuzabyirukangana, tubikurikirane mpaka tubifate mpiri, tubigarurizwe. Ntabwo tuzagisha ubwoba inama, ahubwo tuzagisha Imana inama. Ndashaka kugira ngo amagambo nkomeza kuvuga dushimangira intego y'uyu mwaka wacu, nuko iyo ugishije Imana inama, ukayumvira, ukirinda gucika intege, Imana igusezeranya kugarurizwa byose, gusubizwa no kwakira umugisha w'Imana mu buryo bwuzuye muri Kristo. Iyo ugishije Imana inama, ukayumvira, ukirinda gucika intege, Imana igusezeranya kugarurizwa byose, gusubizwa no kwakira umugisha w'Imana mu buryo bwuzuye muri Kristo Yesu. Uyu mwaka ntabwo ari umwaka wo gupfa kubaho tu no kwemera urwaje. Uyu ni umwaka wo guhaguruka mu mbaraga z'Imana. Ni umwaka wo gukurikirana, tukirukankana, tugafata mpiri, tukagarurizwa ibyanyazwe, tugasubizwa ndetse tukakira umugisha w'Imana mu buryo bwuzuye. Urashaka kugarurizwa byose muri uyu mwaka? Urashaka gusubizwa no kwakira umugisha mu buryo bwuzuye? Umugisha mu buryo bwuzuye niko ngo umugisha Uwiteka Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Ni umugisha mu mibereho, ni umugisha mu mibanire, ni umugisha mu rubyaro, ni umugisha mu mirimo, ni umugisha mu busabane hagati yacu n'Imana, ni umugisha mu by'ubukungu, ni umugisha mu mirima, ni umugisha mu buryo bwuzuye. Ese urawushaka? Ababishaka ni bande muri uyu mwaka? Ndagira ngo tuvugane ibintu bine bishimangira iki kintu, bishimangira iyi ntego yacu y'uyu mwaka. Iyi ntego yacu y'uyu mwaka turavuga ngo uyu ni umwaka wo kugisha inama Imana cyane. Uyu ni umwaka wo kugarurizwa byose. Uyu ni umwaka wo gusubizwa no kwakira umugisha w'Imana mu buryo bwose. Ese urabishaka? Icyambere, muri uyu mwaka wose jya ubanza kugisha Imana inama buri gihe mbere yo gutera intambwe iyo ari yo yose. Jya ubanza kugisha Imana inama buri gihe mbere yo gutera intambwe iyo ari yo yose. Jya ubanza kugisha Imana inama buri gihe mbere yo gutera intambwe iyo ari yo yose. Ku murongo wa 8 twasomye ngo Dawidi aherako agisha inama. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama. Ntabwo yagiye kugisha abantu inama, ntabwo yagishije ubwoba bwe inama, ntabwo yagishije amarangamutima ye inama, ntabwo yagishije uburakari bwe inama, ntabwo yagishije agahinda ke gatewe no kuba yanyazwe inama, ahubwo Dawidi aherako agisha Uwiteka inama. Ngoro muri kumwe ngo uzajya ugisha Uwiteka Imana inama cyane. Dawidi ntabwo yagishaga inama ubwoba, ntabwo yagenderaga ku byiyumviro by'abantu, kabe n'ubwo baba ari bo bakomeye muri icyo gihe cye. Dawidi ntabwo yagishije inama abasirikare be
kuko bari bamwe muri bo bari bamaze guhukwa no kwemera guharira urwaje, ahubwo yagishaga Imana inama cyane 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 cyane. Mongera mumbwirire ngo uzajye ugisha Uwiteka inama cyane cyane cyane, pana rimwe cyane. Dawidi 23, Dawidi niko kugisha Uwiteka inama ati, mbese njye gutera Abafilisitiya? Aho agishije inama. Wamanuka ku murongo wa 4, nuko Dawidi yongera kugisha Uwiteka inama. Nuko Dawidi yongera kugisha Uwiteka inama. Inama uzajye ugisha, ubanza kugisha Imana inama buri gihe mbere yo gutera intambwe iyo ari yo yose. Urabizi, iyo abazi guhinga bageze igihe cyo guhinga, bazi kureba imvura, bazi kumenya igihe cyo gutangira guhinga. Nge sinjya mbimenya, ntago njya menya ngo imvura itangira ryari ihera ryari. Niba ari uko nabaye ahantu henshi ibihe byarivanze mu mutwe, ntabwo nkimenya ngo igihe imvura yakabaye. Kabase none kuri kuvuga muri kuvuga ngo duhinge vuba, turahinga vuba, kandi ndi kubona we ngo imvura ngo igiye kugwa. Giye kugwa ntayo mbona. Abahinzi, abantu bazi, barabanza bakamenya igihe, bakagirwa inama n'ababizi. Hari n'imvura igwa bakavuga ngo ya iyi ntabwo ari iyo gutera, kandi ubwo yaguye bakavuga ati iyi reke, iyi ntabwo ari iyo gutera, iyi oya. Hari abantu benshi batsindwa atari uko ari abanebwe, ahubwo kuko bagenda badahawe icyerekezo n'uburenganzira n'Imana. Muri uyu mwaka reka kuwinjiramo buhumyi. Gisha Imana inama ku cyerekezo ukwiriye gutwaramo imirimo ukora, icyerekezo ukwiriye gutwaramo umurimo wawe, umuryango wawe, ubucuruzi n'ubushabitsi bwawe, imibereho n'imibanire yawe, ndetse uyigishe n'inama mu ruhare rwawe ku murimo w'Imana no mu kwagura ubwami bwayo muri uyu mwaka mushya dutangiye. Tujya gusoza, ndaza gusabira abantu bumva Imana iramutse ifashe ibyo babonaga ikabikuba inshuro 10 kuzamura, ko bakomeza kuyikiranukira muri uyu mwaka, bazi imbere dusenye. Pawulo yaravuze ngo nize kumenya kubaho mfite, niga no kumenya kubaho nkene. Abantu benshi, ndashima Imana kubw'umuntu washimye Imana avuga ngo Imana ihabwe icyubahiro kuko ntakigaburirwa mu myaka 2. Abantu benshi bafite umutima umeze nk'uw'isiha. Aza no guhagarara hano ngo bamugaburire ngo agiye kuburara, kandi yasize ibye mu rugo, kubera ko muri wameze nk'isiha. Isiha murayizi? Isiha murayizi? Abaganda bayita ngo ni insomba byuma. Abanze Kiganda nicyo cyayivuze neza, kuko numva gusomba, ubwo mba ndi guhuza ibirimi byonsi. None nakumva Kiganda bavuze ngo ni insomba byuma, kumva njewe nk'aho kugenda irarogota ibyuma byose irafata. Abantu bamwe bahura n'ibibazo kuko Imana ibahaye umugisha kurenza igihe badafite umugisha. Ntago nshaka gusengera abantu bazasamara kubera ko Imana igize ikibateza imbere, yaba iwabo ingo zigasenyuka bakabura no mu nzu y'Imana bitewe n'uko Imana yabazamuriye ubushobozi. Ndashaka gusengera abantu bumva ngo Mana, ibyo ninjizaga ubikubye inshuro 10 no kuzamura, ndifuza gukomeza kugukiranukira,
ndifuza gukomeza kugukorera, ndifuza gukomeza kuguhesha Imana icyubahiro. Abafite iryo sengesho nibo tuza gusengana hano, ariko ntuze kubeshya Imana hano. Wibuke ko njyewe ntabwo uri bumbeshye, sinanjye utanga umugisha utangwa n'Imana. Wowe Imana, wowe wabonaga ibihumbi 100, Imana niguha miliyoni, utangire kutarara mu rugo, utangire gusamara. Oya, wegumana 100 n'ishaka igabanyeho, kuko n'ubundi n'iryo 100 wabonaga nta nubwo wayikiranukiragamo. Igumanira yo yawe birakureba. Ariko dufite ibibazo dufite. Imana isubiza itorero ryayo, isubiza abantu bayo. Buri wese abe yisuzuma yinira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nitwisuzuma ntitwagirwaho n'iki? N'urubanza. Ntuze guhaguruka uri kwishuku. Kwishuku nukugenza ute? Wikeka utifitiye icyizere. Ubanza usaba Imana aho ngaho wicaye, uvuga ati Imana, koko nubwo nari ntifitiye icyizere mbabarira. Nanjye koko ndifuza yuko n'umugisha ukankubira inshuro 10 zirenga, nzagukiranukira. Hararwita avuga ubu ko nutanga igice 10 cy'ibihumbi 10, nzajya nemera gutanga ibihumbi 100. Halo, nzajya ninjiza miliyoni 10, ntange miliyoni. Oya, mbere yuko ugira icyo ukora, jya ubanza kugisha Imana inama cyane. Kubanza kumenya icyerekezo ni ingenzi kurusha umuvuduko. Umuvuduko mu gihe wayobye inzira ntacyo umaze. Umuvuduko mu gihe wayobye inzira ntacyo umaze. Nigeze kujya muri Tanzania na mushuti wanjye witwa Isa, nuko turayoba. Hari nijoro, uko hameze iyo uyobye, umenya ko wayobye umaze nk'amasaha 2 wiruka ugenda. Nibwo ugera ku kajya ukavuga ati ariko aha ntabwo ariho. Imana ishimwe yazanye Google Map, ubu ngubu nto tukiyoba. Ariko icyo gihe twigeze gutarama amasaha 2 tugendera ku birometero 120, dusanga twagiye mu kindi cyerekezo kidafite aho gihuriye niyo twerekezaga. Urashaka kugarurizwa byose muri uyu mwaka? Urashaka gusubizwa no kwakira umugisha mu buryo bwuzuye muri uyu mwaka? Jya ubanza kugisha Imana inama buri gihe mbere yo gutera intambwe iyo ari yo yose. Icya kabiri, jya fata icyemezo cyo gukurikirana ibyanyazwe utitaye ku ntege nke zawe. Fata icyemezo cyo gukurikirana ibyanyazwe utitaye ku ntege nke zawe. Aba bantu bari kumwe na Dawidi, nimugera mu rugo ugasoma, bari barushye, bari baracitse intege, bari bararambiwe, bari baremeye gutsindwa, bari baranyazwe, ndetse banyarwa n'abana n'abagore babo. Bari barasenyewe, baratwikirwa, barasahurwa, nabo baremera, babingaruzwa muheto. Ariko Dawidi yagishije Imana inama, ayibaza. Sinzi niba wasomye neza. Ayibaza, arayibaza, abaza Imana, arayibaza ati ese mbakurikire? Turimo turavuga ngo jya ufata icyemezo cyo gukurikirana ibyanyazwe utitaye ku ntege nke zawe. Dawidi yari afite intege nke nawe, ariko yegereye Imana ayibaza, Mana, ko ndi kumva nshaka kugenda aho, ntiwaba ari umujinya gusa n'agahinda n'uburakari ndi bugereyo nanjye ugasanga ahubwo babansinze hejuru? Jya ufata icyemezo cyo gukurikirana ibyanyazwe utitaye ku ntege nke zawe, kuko imbaraga twishingikirizaho ari iz'Imana.
kera njya nkunda kubabwira uburyo nakundaga kuzimira mu isoko najyanye na mama. Nabaga najyanye na mama nkazimira cyane cyane kuko nakundaga kujya kubonjesha ikaranga. Noneho naba ndi kubonjesha udukaranga, mama nawe ari busy azinga umwana aramukurikiye, akanyura mu iduka rya mbere akagura ibyo agura, akanyura kubunga akagura, yageraho nakabaye mufasha bimwe yakebuka akabarambuza. Iyo yamburaga ntabwo yahagararaga hamwe ngo ategereze ko ari bumbone, yazengurukaga isoko ryose ahamagara ngo bya Mungu we umwana nanjye nkagerageza gushakisha. Ntukareke gusenga ngo nuko witwaje ko umwaka ushize wawuboneyemo ibyago n'ingorane ukaba ubitangiranye umwaka mushya. Nturorere kwiringira inzinzi ngo nuko urugendo ruruhije. Nturorere kwiringira insinzi yawe ngo nuko urugendo ruruhije. Uyu mwaka uradusaba guhangana mu buryo bw'umwuka. Uyu mwaka uradusaba gukurikirana. Uyu mwaka uradusaba gushushubikanya umwanzi. Uyu mwaka is a year of spiritual aggression. Ntabwo yahagararaga ngo ategereze, ahubwo yarahagurukaga akajya kunshaka. Isoko rizima kandi akavuga. Rimwe na rimwe nkaba numvisha ijwi, rimwe na rimwe nkahita mvuga nti bari kunshaka noneho inkoni zirambye. Uyu mwaka niwumva ijwi ry'Imana rikugarura watanye, ntugatinye kuko Imana idutegerezanya urukundo n'impuhwe nyinshi. Cya gatatu, emera gufata mpiri ibyanyazwe mu mbaraga z'Imana. Emera gufata mpiri ibyanyazwe mu mbaraga z'Imana. Overtake through divine enablement. Imana isubiza Dawidi, iramubwira iti, niba mwasomye neza kuri wa murongo wa 8, yamusubije ngo iki? Yaramusubije ngo wigenda. Yaramusubije ngo wigenda. Yaramusubije ngo wigenda. Yaramusubije ngo wibakurikira. Wibuke ko ingabo ze zaramubwiraga ati, none kwaba abantu baje bakadukubitira hano tugatitira bakatunyaga, none bakaba bari iwabo, ubu uratubwiye ngo tubakurikire iwabo, ahubwo ntibazatumarirayo. Abantu baje hano iwacu bakadufata, bakatukubita, bakatunyaga, bagatwika amazu, bakajyana n'abana n'abagore bacu, none tubakurikire. Imana ibwira Dawidi iti, zikurikire kuko utazabura kuzifata. Ngero muri kumwe ngo uyu mwaka wo gufata mpiri. Zikurikire kuko utazabura kuzifata. You pursue them and you will overtake them. Zikurikire kuko utazabura kuzifata. Yandi magambo, zishushubikane, ndaguha umuvuduko urenze uwazo, uzazicakira. Zikurikire, wikwirebaho Dawidi, ngiye kuguha umuvuduko, ngiye kuguha imbaraga, uzazicakira. Ibyakugenzaga buhoro mbikuyeho, ibyo watinyaga mbikuyeho, ibyakuzitiraga urabisimbutse, imitego, inzitizi urabirenze. Ngero muri kumwe ngo imitego n'inzitizi yose uzayisimbutswa n'Uwiteka muri uyu mwaka. Imitego yose n'inzitizi zose uzabisimbutswa n'Uwiteka muri uyu mwaka.
Imana yiteguye kuguha umuvuduko udasanzwe. Kera twakinaga umukino w'agati. Gufata agati, umurongo umwuka buri hariya, undi murongo uri hariya, bakiruka. Noneho hari abantu bari bazi kwiruka ku buryo yiruka kandi ntawe basimbukaga. Noneho bakaba baraje bakaba bageze kuri mwe. Njye nari nzi kurwanisha amagambo cyane. Ntishani namusize akaba aragiye, ariko nkaba nzi ngo nanansiga nibagera hariya. Kandi kureba nkavuga ariko hano hari agahungu kitwa Kanyandekwe. Karagenda kakazenguruka uwagiye kagaruka. Mutima navuga ati nushaka unsige umuvuduko wa Kanyandekwe. Urarenga intambwe mwandengeye mu nzira. Umuvuduko Imana igiye kuduha urenze uw'ibyatwirukansanya. Imana yiteguye kuguha umuvuduko udasanzwe, ku buryo abantu bazatangazwa n'uwo muvuduko urenze uwa kimuntu. Hari ibyo Imana yadukoresheje muri iyi myaka 9 izuzura 10 muri uku kwa 7 birenze umuvuduko w'amaso y'abantu. Imana yiteguye kutwongerera umuvuduko. Inzitizi n'imitego, ibyagukerereje, ibyakurangaje, ibyakwitambitse, nta bubasha bikigufiteho kuko bitabasha kurogoya umugambi w'Imana kuri wowe. Ibyakwishongoyeho muri uyu mwaka utambutse biraje bice bugufi imbere yawe biyamanike kubwo kugendera ku nama, kwibanga riva ku Uwiteka Imana yawe. Ndabizi abenshi mwarabaze ejo, reka nivugira icyanyuma nsoze. Hari abari batangiye kubera ngo bagiye kuvuga byinshi. Hari abantu ejo batagiye no ku kazi ngo bagiye kubaga. Mfite abantu barimo bankorera akantu ahantu banze, habuze n'umwuzi. Bajije impamvu ngo bari kudukatira hatariho. Kamvuga icyanyuma ngo muri kumwe ngo buretse wumve icyanyuma ubone urangare. Haranira kugarurizwa byose. Haranira kugarurizwa byose. Nta kizaburaho, nta kizaba gicagase, nta kimenaguritse. Iby'Imana yateganyije kukugaruriza izabikugaruriza byose mu buryo bwuzuye. Haranira kugarurizwa byose, nta kizaburaho, nta kizaba gicagase, nta kimenaguritse. Iby'Imana yateganyije kukugaruriza izabikugaruriza byose mu buryo bwuzuye. Ndagira ngo wumve, Imana ibwira Dawidi iti zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Halo, nagira ngo mumpere Imana amashyi. Dawidi n'abantu be wibuke ko bari barayamanitse. Uku kugarura ntabwo ari umwaka wo kugarurirwa, ni umwaka wo kugarurizwa. Ni umwaka wo kugarurizwa. Kuko ntabwo tuziringira amaboko ntacu, ntabwo tuziringira ingabo, ntabwo tuziringira amafarasi, ahubwo tuziringira Imana ya Isiraheli, ya yindi idahangarwa, ya yindi itagira ikiyizitira, ya yindi itagira ikinanirwa, ya yindi ishoboye byose kandi yishoboye. Zikurikira. Imana ntago yamubwiye ngo nzakugaruriza ibice. Yaravuze ati kuko utazabura kugarurirwa byose. Urabizi kera tutaragira ibihugu neza
n'amategeko. Hari igihe muri Afurika imiryango imwe yajyaga kunyaga abandi, ikanyaga inka z'abandi. Iyo yanyagaga bakazagenda kugaruza, bakarwana bagatsinda bakagira izo babona. Ntago bagombaga kugarura izo gusa, bagombaga kugarura zose zanyazwe. Imana nayo ibwira Dawidi ngo zikurikire, kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Ndagira ngo muri aka kanya utekereza kuri byose Imana ishiteguye kukugaruriza muri uyu mwaka. Uyu mwaka ni ukugarurizwa byose. Uyu mwaka ni umugisha mu buryo bwuzuye muri Kristo. Uyu mwaka ni umunezero, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ubukungu, ni ukugubwa neza, ni ukuba mutaraga, ni ugukira indwara, ni ubuzima bufite intego, ni ukwakira amahirwe mashya yo gukora, ni ukurema amashime mashya, kuva mu bwiza tujya mu bundi, ubuntu bugeretse ku bundi. Uyu mwaka ni urugamba rukomeye, ariko rurimo amashimwe y'intsinzi kubw'imbaraga zimira izindi z'Umwami Imana yacu. Rubasha, rugira, mushobora byose, mutanga bugingo, ni rurema. Ndagira ngo nongere mbifurize umwaka mushya muhire. Mwaka mushya muhire, mwaka mushya muhire. Mwaka wa 2026 uzatubere twese umwaka wo kugisha Imana inama cyane. Uzatubere umwaka wo kugarurizwa byose. Uzatubere umwaka wo gusubizwa no kwakira umugisha mu buryo bwuzuye muri Kristo Yesu. Ndagira ngo duhaguruke twese tubanze dusenge. Niturangiza gusenga babandi navuze, umuntu wumva avuga ngo Mana, haba mu buhinzi bwanjye, haba mu bucuruzi bwanjye, haba mu mirimo nkora, haba mu kazi, Mana ndagusabye ngo umvane mu bwiza bumwe unjyane mu bundi. Nunkubira naho inshuro zaba 10 kurenza, Mwami ndagusabye ngo nzakomeze kugukiranukira, nzakomeze kukubahisha, nzakomeze kukumvira. Abo baraza gutera intambwe, maze twongere twese dusenge Imana, kuko Imana yiteguye kutugira inama. Imana yiteguye kukugira inama. Ijambo ryawe riravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ubwo Umwami Yesu Kristo yavuga ngo azitwa Emmanuel, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, azaba ari umujyanama, Imana ihoraho. N'umujyanama wacu. Ntabwo tugenda nk'abadafite abajyanama. Oya, nta muyobozi ushobora kuba hatagira umujyanama. Niyo mpamvu abayobozi bakuru bagira abantu babahereza bahembwa bashinzwe kubagira inama. Dufite umujyanama mukuru, umujyanama w'abajyanama bose. Dawidi yagishaga Imana inama kuko yari afitanye ubusabane n'Imana. Niba wifuza yuko uyu mwaka ukubera umwaka mwiza wo kugisha Imana inama cyane, umwaka wo gusubizwa byose, umwaka wo gusubizwa, umwaka wo kwakira umugisha nyamugisha, biragusaba ngo uba ufitanye ubusabane na nyir'umugisha. Niba uri hano ukaba utarakira Kristo nk'Umwami n'Umukiza, ibyo bindi byose wavuga byahinduka urusaku. Icyampa ugafata icyemezo nonaha kirenze ibindi byose, ukahita umanika akavuga ati njyewe nanjye sinshaka gutangira uyu mwaka ntarakira Kristo nk'Umwami n'Umukiza. Niba uri hano muri iri teraniro ukaba utarigeze wakira Kristo nk'Umwami n'Umukiza, nkugiriye inama ya kigabo,
watera intambwe ukaza ukakira Kristo akakubera umwami akakubera byose. Dawidi yabashaga kugisha Imana inama muri byose kuko yari afite ubusabane nayo. Ndongera ngusabe, niba utarigeze wakira Kristo, uyu waba umwanya wawe mwiza wo kuvuga nanjye kuri ubu bunani bwa 2026 ndemeye nakiriye Kristo ngo mbere umwami n'umukiza. Wanarambura n'ikiganza aho uri niba utarakira Kristo, kuko icyo nicyo cyemezo kirusha ibindi. Abandi tugiye gusenga. Abifuza kongererwa imbaraga muri uyu mwaka, abifuza kongererwa umuvuduko muri uyu mwaka, abifuza kubashishwa kugisha inama Imana kurushaho muri uyu mwaka, tuzamura ibiganza byacu aho turi maze dusenge Imana. Abumva bakeneye gutabarwa n'Imana muri uyu mwaka, abumva basaba umuvuduko wa kimana, umuvuduko utari uwa kimuntu, umuvuduko udatewe na ambisiyo zacu bwite, ahubwo umuvuduko ushingiye kuri destiny Imana yaduteganyije. Zamura ikiganza cyawe, duhagaze mu mbaraga n'ububasha bw'Imana. Abumva hari ibyangiritse muri uyu mwaka bashaka gusanirwa, bashaka ko biremwa bundi bushya, zamura ikiganza cyawe. Lord, we surrender to your Lordship. Mwami Imana yacu, twese duciye bugufi reba ibiganza by'abana bawe. Abamwami bafite ibibazo bitandukanye, abamwami barashaka imbaraga nshya, barashaka umuvuduko mushya, barashaka kugirirwa neza nawe. Mwami, ibyari inzitizi turatura kubikuraho mu izina ryawe. Ibyabitambikaga mu rugendo reka biveho mu izina ryawe. Ibyatumaga batabasha kukwegera cyane, Mwami, bikurweho. Ndatura umuvuduko udasanzwe, ndatura umuvuduko udasanzwe mu mirimo bakora, ndatura Mwami igikundiro kirenze ikindi, ndatura ubwiza buva bumwe kujya mu bundi. Let your grace upon grace be with them. Uyu mwaka uzabongerere kukugisha inama. Niba kugisha inama uzabatega amatwi. Hari ibyo barimo bakubwira nonaha Mwami, ndatura ibisubizo byawe mu izina ryawe, ndatura gusubizwa mu izina ryawe. Umva amasengesho y'ubwoko bwawe nonaha, umva amasengesho y'ubwoko bwawe Mwami. Kiza abarwayi muri bo, kiza abarwayi muri bo, kiza abarwayi muri bo. Bohora imitima, bohora imitima, bohora imitima. Yaba bari hano Mwami, yaba bari hano n'abariya badukurikiye online, Mwami babohore, kuko nta imbaraga zawe zitagera. Ndatura imbaraga zawe, ndarekura imbaraga zawe Mwami, ndaretura imbaraga zawe Mwami. Imbaraga zibohora, imbaraga zikiza, imbaraga zongera umuvuduko, imbaraga zituma tukwishingikirizaho, imbaraga zitsinda ubwoba tugahaguruka tukwiringiye, imbaraga zitana ibitekerezo bizima, ibitekerezo birema akazi. Ndatura umugisha mu mirimo, ndatura umugisha mu mirimo, ndatura umugisha mu mirimo, ndatura umugisha mu rubyaro, aho abana babo bazaba bari, aho bazaba bakorera hose. Mwami, ubahabera umugisha, ubahabera umugisha, ubaha umugisha, ubaha umugisha. Ibyagendaga nabi reka bikurweho mu izina ryawe. Abana batitwaraga neza reka bace bugufi, bakubahe, bubaha ababyeyi babo, ababyeyi babona amahoro. Mwami, ndatura umugisha ku bana, ndatura umugisha ku bana, ndatura umugisha ku bana, ndatura umugisha ku bapapa, ndatura umugisha
umugisha kuba mama, ndatura umugisha kuba mama, ndatura umugisha ku basore, ndatura umugisha ku nkumi, ndatura umugisha ku bana bato, ku bana bato bakurire mu buntu bwawe, bakurire mu buntu bwawe, bakure bakubaha, bakure bagutinya. Reka uyu mwaka we kuba guhindura itariki gusa, ahubwo bibe kwinjira mu bundi buzima busha mu izina ryawe Yesu Kristo. We thank you, we glorify your name. Urakoze Mwami, urakoze Mwami. Tuguhaye amashyi kuko ubohoye imitima, tuguhaye amashyi kuko ubohoye imitima, tuguhaye amashyi kuko uri mwiza.